turi mu Ruhango, twaje hano kugira ngo tuganire nk'abanyaruhango, tuganire n'inshuti z'abanyaruhango, abahavukiye, abahaciye, abahakoreye, abafite ibikorwa. Turatarama mu bitaramo na kera na kare rero abantu bafataga ingamba bagafata icyerekezo, ari nabyo dushingiraho tuvuga ngo nk'akarere kari hagati mu gihugu gahana imbibi n'uturere tugera kuri 6, ni opportunity nziza nk'abikorera bo kugira ngo dushore muri aka karere, tubabyaze umusaruro, dutange akazi kuko ishoye imari ibyo ari byose hari abantu ukoresha, ntabwo byose babyikorera. Muko gutanga akazi bigira icyo bihindura ku mibereho y'abanyaruhango, abenshi ni abavandimwe, abenshi ni inshuti, abenshi ni imiryango, ariko binarenze kuri icyo cyose ni n'abanyarwanda tugomba guteza imbere. Tukabona yuko rero ari umwanya mwiza twagiranye n'akarere ka Ruhango, ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ababikorera banyuranye, twagize connection abantu bagenda bamenyana, barushaho kugenda bamenyana, ibyo byose kugira ngo duteze imbere aka karere kandi dutanga umusanzu mu kubaka, ariko natwe ubwacu twiteza imbere kuko ishoye ugamije kwiteza imbere. Hano mu Ruhango hari ibikorwa already byamaze gutangira. Navuga yuko ndi mu banyamigabane barimo gutunganya iyi gare ya Ruhango, aho dufite building turimo kuzamuramo. Akarere gafitemo imigabane 28%, njye mfitemo 30%. Hari n'abandi bantu bafitemo imigabane banyuranye. Icyo dushaka rero nuko tubanza tukahubaka ibikorwa remezo, ariko na nyuma y'ibyo bikorwa remezo hari igitekerezo mfite nkanjye cyuko noneho twanashora amafaranga y'ubucuruzi nk'akarere kari hagati mu gihugu, tukavuna abantu amaguru, umuntu wavaga Huye, wavaga Gisagara, wavaga Nyaruguru, wavaga Nyamasheke, Rusizi n'ahandi akajya kurangura i Kigali, tukamubwira ngo tukuvunya amaguru, ibyinshi mu byakujyanaga i Kigali reka tubiguhe hano. Ishobora kuba ari deal rero ngiye gukora abantu batabizi, nkazashiduka byambyariye amafaranga, ariko kandi bikanazamura ubukungu bw'akarere kacu dukunda ka Ruhango. Ni deal yuko washora ayo mafaranga, ugashora ubwo bucuruzi, ukareba kure kurusha abandi, ukabazana isoko rusange cyangwa se ahantu abantu bashobora kubona ibicuruza articles nyinshi zinyuranye, bajyaga kureba i Kigali, ku buryo wavuga uti ahangaha ushobora kwifatira isoko ry'abantu bava mu majyepfo, mu burengerazuba bw'u Rwanda, nkabafatira no mu Ruhango, abandi bajyaga i Kigali nkabafatira hano, bikaba byateza imbere akarere. Ibanga nta rindi, ibanga ni rya rindi ryo kuvuga ngo ahantu hari opportunities, nubwo igihugu n'ubundi gifite opportunities nyinshi zinyuranye, ariko nk'abantu bavuka hano nk'akarere nagaragaje ko kari rwagati mu gihugu, abantu bakumva yuko baza tugashora imari, cyane ko burya niyo muje muri benshi birabafasha. Burya iyo uje uri wenyine ntago ukora ubucuruzi nk'uko wakagombye kubikora. Abantu bajya bishuka yuko ujya hano wenyine ari gucuruza, ariko iyo muri benshi nibwo bishoboka. Ariko by'umwihariko abantu tugafatikanya, ndimo gutanga urugero muri gare yuko ari project dufitanye imigabane n'abantu benshi banyuranye, ni projet izarenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo abantu rero bakomeje gufatikanya bagakora imishinga nk'iyo minini, bigira icyo bimara kandi bikagira icyo bidufasha twese, yaba uwo dusavinga umuturage ku isonga, natwe ubwacu abikorera, ndetse n'ubuyobozi buba bushaka yuko abaturage babwo batera imbere. Mwakoze cyane.